Umulayiki ni iki? Ijambo umulayiki riva ku rindi ry'ikigereki laikos rivuga umuntu uri muri Laos, ari byo kuvuga abantu, peuple, ndetse ahubwo abantu b'Imana. Ubu muri Kiliziya, umulayiki ni umuntu wese wabatijwe ariko akaba atari mu nzego za Kiliziya nyobozi, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri yateye intambwe igaragaza ko abalayiki ari abantu bari mu buzima busanzwe, ni ukuvuga abakristu babaho ubuzima bwa gikristu mu isi ya buri munsi. Ubutumwa bwabo bukaba ubwo gutagatifuza ibiremwa no guharanira kuba abakristu kurushaho, ariko bakoresha ibyo biremwa mu gushaka kw'Imana, Lumen Gentium. Mu buryo bugaragara, ubwo butumwa bwabo bwari bwaragiye busobanurwa mbere yaho. Abalayiki ni ingingo za Kiliziya ku buryo bwuzuye, bakaba basangiye umuhamagaro wo kwitagatifuza n'abandi bakristu, abepiskopi, abapadiri, abadiyakoni n'abihayimana. Ni ukuvuga kugira umubano w'abantu n'Imana. Ibyo bakora babikora nk'abantu bafite ubwigenge mu bwitange bubaranga, aho kuba abakozi ba Kiliziya nyobozi. Babikesheje batisimu n'ingingo z'umuryango w'Imana ari wo Kiliziya, ubutumwa bwabo babukorera mu isi, mu mirimo no mu butumwa butandukanye. Ubutumwa bw'abalayiki ni bugari kuko bafite imirimo muri Kiliziya ijyanye n'ubuyobozi, ukwigisha,